umutumirwa w'umunsi mu kiganiro amahumbezi. Reka ngusuze kandi nkwifurize ibihe byiza ukomeje gutega amatwi Radio Rwanda nkuko byumvise twinjiye mu mwanya w'umutumirwa w'umunsi. Nge nitwa Epandungutse. Uyu munsi umutumirwa wacu ni bwana Paul Ruhamyambuga, akaba ari umucuruzi ubimazemo igihe ndetse benshi mu muzi ku nyubako ya Plaza, ni nyubako ye. Abandi kandi mu muzi mu ikipe ya Rayon, ni ikipe abereye na perezida w'icyubahiro kuri ubu ngubu. Niwe tugiye kuganira. Tubaha ikaze muri kiganiro. Murakoze. Mu magambo make, Paul Ruhamyambuga ni muntu ki? Paul Ruhamyambuga ndi umunyarwanda wavukiye i Nyanza, mvuka muri 1961 tariki 25 z'ukwa mbere, ubundi nkaba ndi umucuruzi. Uri umucuruzi nkuko mubivuze, mwavutse mu mwaka w'1961 muvukira i Nyanza, naho mwize amashuri abanza ndetse mbere yuko muri 75 muva mu ishuri. Niki cyatumye muva mu ishuri mu byukuri? Kuva mu ishuri ntabwo ari ubuswa, si ikindi amateka y'igihugu cyacu, amateka y'icyo gihe abari bakuru barayazi, ni nabyiza no kuyasangiza ku batoya. Abana b'ubu ngubu bafite amahirwe akomeye cyane, kubera ko ujya kwiga ntawe ukubaza ubwoko, ujya kwiga ntawe ukubaza akarere. Icyo gihe rero mu bihe byacu ahanini cyane nicyo cyarangaga abanyeshuri. Ko ndibuka nko kuwa kabiri twigaga histoire buri gihe, ko twize histoire y'u Rwanda. Icyo gihe bagahagurutsa abanyeshuri bakavuga bati abatutsi muhaguruke musobanure histoire y'u Rwanda, ingoma y'Iginya, kandi bakabikubaza nawe utanabizi. Uko niko byagenze rero, ndangiza sixième nk'ibisanzwe, ndangiza rwose n'amanota meza, kuko niga sinigeze wa gatanu. Ariko icyo gihe dutsindira ikizamini cya leta muri 74. Icyo gihe ndabyibuka twari twanditswe muri komine Kigoma. Jewe ubwanjye njya kwirebera kuri liste ko nasohotse mu batsinze, sohoka ngiye nisangaho, ndishima cyane, mbwira mama nti rwose natsinze. Icyo gihe papa ntaho hari, papa yari impunzi muri Uganda. Icyo gihe nyuma y'icyumweru kimwe ndabyibuka mama wacu yongera guca kuri komine, agiye asanga izina ryanjye barivanyemo. Nuko byagenze rero, niko kubera ko turi abadventiste umunsi wa 7, mama agerageza kujya kumushakira ishuri muri college Gitwe. Ni umwaka wa mbere ndawurangiza n'amanota meza, wa kabiri turi mu gihembwe cya gatatu ndabyibuka itariki 21 z'ukwa gatanu 75. Nibwo icyo gihe haje wari minisitiri wa interieur. Icyo gihe bakoresha inama mu kigo cyo muri college Gitwe, ba préfet d'étude, préfet de discipline, abarimu. Barangije mu gitondo bati itariki 22 z'uko kwezi kwa gatanu, bati abanyeshuri mwese mbere yo kujya kunywa igikoma buri wese agende yirebe kuri liste hariya, nasanga ari kuri iyo liste afata inzira atahe. Jewe rero kubera izina Ruhamyambuga inyuguti ya R iba hasi, ntabwo bijya gushakira hejuru, nagiye ndeba ntereye hasi mbona ndi kuri iyo liste. Kandi baratubwiraga ngo nubona iyo uri kuri iyo liste, aucune discussion, fate matora yawe n'indobo yawe utahe, ntugire n'ikindi ubaza. Nuko byatugendekeye, turangije ubwo ubuzima bw'ishuri burangira aho ngaho muri 2e secondaire. Icyo gihe nibwo naje Kigali muri 76. Gusibwa kuri liste y'amanota watsinze, kujya mu ishuri ukiga umwaka wa mbere wagera mu wa kabiri, hagasohoka iyo liste y'abantu batemerewe gukomeza kwiga, ibyo bintu byose wabyakiriye ute? Niki byaremye muri wowe icyo gihe? Icyo gihe kabona nk'ibisanzwe yuko hari abantu batemerewe gukomeza amashuri, kuko nicyo ndabyibukana n'abaje mama ntese niko numvise kwigoma ntiyabo batwirukananye bamwe bagiye kwiga igoma. Mama arangatese ati mwana wanjye ati kwigoma bajya aho ajya abishoboye ndabishobora gute? Icyo gihe rero nubwo nari mfite oncle wanjye yabaga mu mujyi wa Kigali, antumaho amaze kubinja ibyago nagize tuzaza i Kigali. Nuko natangiye kuza i Kigali, naje Kigali muri 75 mu kwezi kwa munani. Icyo gihe wiga mu mashuri abanza unamaze kwinjira muri ayo yisumbuye, mu by'ukuri inzozi mwari mufite zari izihe?
mwumvaga mwifuza kuzaba iki? Buriya iyo utari wagenda muri troisième secondaire ugihuzagurika mu ishuri ntabwo urafata section neza, ariko ubundi igihe numvaga naba umuganga, niyo kintu numvaga naba ndangije kwiga, numvaga naba umuganga, ariko naje kwisanga mu bucuruzi. Yego, turaza kuhagera uko waje kwisanga mu bucuruzi. Muri iyo myaka ukiri mutoya wigaho mu mashuri yisumbuye, iyo myaka 2 wizeho ndetse n'ayabanza, ubuzima bwari bumeze bute mu muryango? Buriya ntawapfira gushira, inka zafashije abantu benshi cyane muri icyo gihe, no kugira ngo tujye kwiga bajya kwiga uko bagurishije inka. Icyo gihe ndabyibuka muri 73 nibwo bashatse kugerageza kurya inka. Icyo gihe abanyeshuri b'Inyanza bajya gutwika Gikongoro, ndabyibuka. Buriya Gikongoro ishya muri 73 ndabyibuka rwose, nari umwana w'imyaka 13 narabibonaga. Icyo gihe bapakiraga amakamyo y'amasite bajyana gutwika za Kaduha, bajya za Rukondo, tugahagarara hejuru y'umusozi muremure kuri Nzuki hejuru, tukabona Gikongoro ishya rwose ku mugaragaro. Icyo gihe tukabona biteye ubwoba, ariko icyo gihe kubera ko Nyanza yari umurwa mukuru w'ubwami wubashywe, batari batinyuka kugeramo cyane, ndetse icyo gihe n'abantu bavaga ku Gikongoro benshi bagahungira Nyanza. Meme na bugingo n'ubu hari abantu benshi bavuka za Gikongoro, za Rukondo, za Kaduha bagumye Nyanza, kuko icyo gihe Nyanza hari ahantu h'amahoro. Nyanza baje kwatinyuka muri 1994. Urwanga ubuzima mu muryango bwari ubuzima bwiza, bwari ubuzima busanzwe, uretse yuko kubyiruka ufite umubyeyi umwe. Icyo gihe ko papa yahunze muri 1961 nkimara kuvuka, sinamumenye, yongeye kugaruka muri 1968. Ndabyibuka byaramo abana 3 bankurikira, kuko unkurikira murusha imyaka 8 uvuga ko ari mu intera. Bigeze muri 1973 papa abona byongeye gukomera, papa ati bya bintu byagarutse. Papa arongera ngasubira Bugande. Papa yagarutse n'umugabo muri 1978. Ntabwo byari bworoshye urebye. Muri icyo gihe ibyo mwibuka cyangwa ibyo bababwiye muri iyo myaka ukiri mutoya rwose utarazi Kigali, hari Nyanza, bababwira ko Paul yari umwana umeze ute? Paul ubundi ntabwo ni ikinyabupfura, kubera kugira mu idini y'Abadventiste, no ko mama ambwira buri munsi ati ugomba kuba intangarugero, ntuzabikira bitazagaragara yuko uri umwana w'umugore. Mama akampozaho ijisho buri gihe. Nibwo buzima nabagamo, ubundi twajya gusenga. Uvuye mu ishuri rero, kubera ibibazo byari bihari muri iyo myaka nk'uko wari umaze kubisobanura, hanyuma uza kwinjira mu bucuruzi. Winjiye mu bucuruzi ute? Ninjiye mu bucuruzi ndabyibuka hano mu kwezi kwa 8. Icyo gihe nabuvuye mu cyaro iwacu, mbwiye mama rwose papa ajya kugenda muri 73. Ndabyibuka papa yasize ampaye inka yitwa inka ya Musoni, amaze ku inka ya Musoni yayimihaka, ndabyibuka. Ariko icyo gihe irongera bya Kimasa, irongera bya Rinyana, ni nko kunteganiriza. Aho mviriye mu ishuri mbwira mama nti rero mama, njye guhinga ntabwo nabishobora, njyewe ngiye kujya i Kigali. Mama akambwira ati ese ugiye i Kigali urantaye, na so yarantaye. Ndavuga nti njye byose reka njye kugerageza i Kigali. Ndaza i Kigali, ngira amahirwe mpasanga abantu bacu Nyanza benshi baranyakira. Buriya akazi kose mubona ibyo nkangurira n'urubyiruko, nta kazi gato kabaho. Naraje nkigera mu mujyi wa Kigali, icyo gihe isoko ryari riri ahangaha, hari isoko rya Nyarugenge n'ubu ngubu ariko kuri moderne, ryari isoko ridasakaye. Icyo gihe marume yangira inama ati tangira ucuruze fanta mu isoko. Ucuruza fanta mu isoko rero ni ugufata, twaranguraga hafi imbere y'isoko aho ngaho. Icyo gihe uriya musaza muri Rusirare yacuruje kera, we yari umureperezanta wa Bralirwa, acuruza fanta ariyo turanguraho. Hari twari kwambuka umuhanda gusa,
ukarangura amagaze nk'abiri ukongera ukikozamo kubera ko hatanasakaye ukikozamo ukagaruka fanta kuko ucuruza nk'amagaze nk'icumi ku munsi kugeza aho gucuruza ndi jyenyine amagaze 10 nkashyiraho abandi hari zone ya ruguru mu myenda hari zone hepfo mu myaka hari zone yo mu nyama icyo gihe ugashyiraho abandi bana gucuruza ukabaka komisiyo kabo ntabwo byatinze byaje kujya nko kwezi kwa 10 nibwo naretse gucuruza fanta njya muri caguwa icyo gihe ndi muri caguwa ndumva ari aho natangiriye icyo gihe kureka ibyo gucuruza fanta. Ubwo igishoro wakoresheje mu gucuruza fanta cyarangahe cyari cyavuye he? Fanta ntabwo zahindaga cyane kuko njya kuza navuye iwacu Nyanza mfite amafaranga 28 nagurishije icyo kimasa cyanjye ariko nafite n'utundi kimasa wanda nakigurisha nka 20 nafite n'utundi duke twatunde umwana bayibitseho duke cyo ndabyibuka twazaga n'imodoka zitwa Dina kiri muhanda Kigali Butare rutarajya mu kaburimbo amajyambere twiwe umuhanda twawukoreshaga tuwukoresha ari ivumbi. Ubwo uraza uzana ayo mafaranga utangira gucuruza fanta ugeze ujya muri caguwa. Kujya muri caguwa byaje bite? Kujya muri caguwa ni wari umwuga w'Abanyanza hafi ya bose. Ubundi kera kapitali kiri Nyanza abahinde ba kera bitwa Adesuza abamotari baje kuzana caguwa mu Rwanda ariko bigeze muri za 73 Habyarimana amaze gufata ubutegetsi akarere ka Nyanza ubundi kagiraga isoko ryaremaga buri munsi. Icyo gihe kugira ngo Nyanza bayipyinagaze isoko ryaremaga buri munsi bararifunga amasoko akajya bakabiri mu cyumweru akaba muri credit na samedi. Icyo gihe rero abacuruzi benshi b'Inyanza bahise babona yuko nta mucuruzi wabahana isoko rirema ritarema buri munsi ofite nuko n'abacuruzi b'Inyanza benshi bagiye bimuka bava Nyanza bazi Kigali. Icyo gihe n'abahinde bitwa Adesuza abamotari abandi bose icyo gihe nabo ubucuruzi bwa caguwa bavana Nyanza bahuzana Kigali ndetse nabo byanabibiri byiza kubera ko Kigali hari hagati abantu tugacuruza nihereyeho. Yewe ntabwo natangiye gucuruza Kigali natangiye gucuruza mu masoko yo hanze curuza za Bugesera za Rwamagana za Kabarondo za Ruhango ukajya mu isoko ugacuruza umwenda ku mwenda niko byari bimeze. Icyo gihe kuba njya muri caguwa ndabyibuka byarakomeje bigenda biza gake ariko Imana yaramfashije nkuko bamwe navuye mu rugo umukecuru nsengeye byageze muri 79 nibwo naguze akamoto ko kugendaho ariko moto za kera ntabwo moto zakoraga taxi twari moto z'Lexus zo kwigendaho gusa gutwara abantu kuri moto banza byaraje nyuma hagati y'inyuma za 19 ndakeka kera rwose moto yari yabagari yawe kugendaho yawe gutemberaho nk'umusore ndetse n'akantu gasekeje kera nta mukobwa agenda kuri moto abakobwa bamubwira ngo ngo ufite kuri moto atereka nta mukobwa agenda kuri moto icyo gihe rwose ariko ntibyatinze muri 81 nko mu mpeshyi ndabyibuka kubera ko nari ntangiye kugira n'ubushobozi ntangiye no kujya mu masoko yo hanze kandi ngenda nkodesha. Icyo gihe no kugura imodoka bya kera byari ibintu bikomeye cyane. Kugura imodoka ntabwo ari kimwe n'ubu ngubu ugenda ukajya hari umunsi ukararo yiguza. Kera kugura imodoka wariyandikishaga ukiyandikisha muri la Rwandaise Minisiteri ya Commerce ikagusinyira ko ikwemereye gutunga imodoka. Icyo gihe ndabyibuka nashatse umuntu wakoraga muri Minisiteri ya Commerce aranyandikisha maze kunyandikisha abaza tese urayafite ku icyo gihe imodoka Hilux nshya icyo gihe zaguraga 475 ariko nabwo ukayigura ugategereza igihe bazakugereraho kuko nta na telefone zabagaho kandi wowe ukeneye imodoka yawe wabahozagaho ijisho ukaba tese bigeze he ahubwo njya n'ibyatinze hashizemo nk'amezi nk'abiri nibwo bayimpaye. Uguze imodoka yawe ya mbere muri 81 mu kwezi kwa 8 ndakeka. Urugendo rukomeza gutyo. Icyo gihe imodoka naguze icyo gihe yamfashaga muri transport. Urumva ko naravuye mu isoko nari ntangiye kugira agasudepo hano muri quartier commerciale nk'uko n'uwariho ndi niho nafite sudepo kajya kurangura
cyane cyane abantu bava muri province bakaza kurangurira abava Nyanza iwacu, abava za Butare, abava za Byumba, ndetse icyo gihe tuza kugiramo icyo gihe mu ntambara ya Uganda ya Museveni 1986, icyo gihe haza kubamo tutakugiramo akazi kenshi kubera ko abantu b'Ikabare baza kuturangurira cyane, barangura caguha, bazirangura cyane cyane aho ubucuruzi bwagiye buzamukira. Ubwo nibyo mwakomeje gucuruza iyo myaka yose cyangwa mwavangagamo n'ibindi? Icyo gihe buriya mu bucuruzi utangiye kuvangavanga niko mujya kumva ngo umucuruzi yahombye, ubundi ubanza kwisipesiza mu kintu kimwe. Ariko bigeze nk'inani na gatatu na kane, icyo gihe habayeho ko mu Rwanda, imipaka y'u Rwanda na Uganda yari ifunze icyo gihe tukajya gushaka ibicuruzwa muri Kenya, tugaca Rusumo za Isaka, tukagenda tugahinduka muri Kenya. Icyo gihe nibwo natangiye kwinjira no mu bundi bucuruzi bundi butari caguha, ukajya muri Kenya ukarangura ibintu byose by'ubucunshu byo mu maduka, ukaza ukabicuruza nabyo ukabicuruza. Ubwo yabikomeza kugera 94? Oya, ntabwo byageze 94. Byageze muri 1990, urugamba rwo kubohora u Rwanda rwatangiye itariki ya mbere z'ukwezi kwa 10, ndabyibuka byari kuwa mbere. Iki gihe kubera ko nabonaga uburakari bwari mu gihugu, itariki ya kabiri z'ukwezi kwa 10 nibwo nahunze. Ariko guhunga si ikindi, bari bamaze gufata abanyarwanda benshi ubwoko bumwe buhigwa, babafungiye mu brigade buzuye, ndetse batangiye kubashyira kuri stade Nyamirambo, kuri stade regionale. Ndabyibuka umuntu umwe araza arambwira ati Paul, turakora icyanga. Itariki ya mbere twiriwe muri uyu mujyi, icyo gihe ingabo za leta yo kwa Habyarimana zarakaye cyane, zifite umujinya, zibaza ibyangombwa, babaza ibyangombwa basanga uruwo badashaka, bakavuga atari gukora icyanga, bati wagiye gusanga bene Abanyamutara. Ubwo ni itariki ya mbere. Itariki ya kabiri, itariki ya mbere nimugoroba mbona n'umuntu umwe muri abo ngabo batahirwaga, arambwira ati Paul, ati ko nakubonye kuri liste yawe ari bufunge, urakora iki muri iki garanga rwose? Icyo gihe mba nkaya ntumwa yabaje Yesu iti atoma amaje nkovu ziri hehe, ndamubaza ariko se nibyo ngibyo mbwira iyo liste iri hehe, kubera ko yari mu bashinzwe umutekano nawe ahita anyereka liste. Anyeretse liste ntagiye gusoma hejuru, ndabyibuka wanasomye hejuru n'umusaza witwa Munyambaraga w'Igikondo hariya, ntangiye gusoma nkurikijeho n'abandi, atari ko urasoma ujya he, ati dore aho wanditse, ati wanditse kuri nimero 17, ati yo gusoma abandi rero ntabe. Ndiko ndabyibuka wa kabiri wanzaye witwaga Rugema, ndakeka kuri iyo liste n'agatera kari pofo, nuba nagire kuri nk'abo batatu, ati dore aho wanditse ni hano, kujya gusoma abandi we ntacyo bikureba. Nuko rero nagiye ndagerageza guhunga, bikomeye cyane. Itariki ya kabiri bariyeri, imodoka zasohokaga zisohoka zijya mu majyepfo zari nyinshi icyo gihe, kuko bariyeri yaheraga hano ahangaha hepfo yaho hari trafiki ku Muhima ahangaha, niho imodoka zaheraga. Kandi kugera ku giti cy'inyoni icyo gihe twageze hageze saa 4, mvuye muri ambasade ya Burundi ngira ngo mbake visa, barambwira ati wegenda nugera ku mupaka urabugira amahirwe, ariko ko visa barayimpa. Icyo gihe twibaze kuva hano muri Kigali nageze ku mupaka w'u Rwanda n'Uburundi saa 11:40 kubera amabariyeri za nimugoroba, uhagurutse mu gitondo saa 4. Ku muhanda wose waruzuyemo bariyeri, ariko yari igoye cyane ku giti cy'inyoni. Indi bariyeri yari igoye ni Nyanza, indi ni Butare mu Rwabuye, n'indi niyo ahantu hitwa mu Nkomero urenze Butare hirya ngiye. Wazinyuze hute? Uretse bariyeri ku giti cy'inyoni nayibwiye ko ngiye iwacu Nyanza, ni Nyanza kubigenga nayibwiye ko ngiye iwacu. I Butare nabwiye ko ngiye gusura umuntu w'inshuti yanjye witwa Wariraye muri Butare. Iya nyuma ari nawe, ariko iyo hepfo mu Nkomero ntiyamfashe niyo ku Mukoni nabahaye amafaranga. Hanyuma uragenda urambuka ujya i Burundi? Tujya i Burundi, ngo byari itariki ya kabiri, itariki ya gatatu, itariki ya kane nibwo twumvise yuko Kigali ngo barashe mu masasu, ndetse tubanza kwishima tuzi ko ari inkotanyi zinjiye mu mujyi. Naho byari
ikinamico kugira ngo babone uko bafata abantu benshi noneho bavuge yuko ngo ari ibyitso by'inyenzi byarashumuye. Icyo gihe abantu barafungwa pe cyane, ahubwo barafunzwe na gereza ziruzura kandi muri gereza ntagiye yuzura. ubwo ugeze i Burundi rero ubuzima bwakomeje gute i Burundi? Ubuzima bwakomeje Burundi ku icyo gihe leta y'u Rwanda imaze kumenya yuko abantu benshi twahunze, ntabwo ari nyine twari groupe y'abacuruzi benshi. Leta y'u Rwanda yashyizeho ibyo bita liste noire y'abantu bahunze igihugu, ngo bahunze amahoro, bavuga yuko pasiporo zabo zigomba kuba suspende. Iki gihe abajyaga bahura na ambasaderi w'u Rwanda mu Burundi akavuga batese ati aba ngaba barigira ibiki ko batazarenga aha ngaha. Ariko burya iyo Imana itagukuyeho amaboko, icyo gihe hari ibintu by'akavuyo muri Zaire ukagenda ukishakira ugashaka uburyo ugashaka pasiporo ugahindura amazina, bakaguhindura amazina igihe nagiye hari umuntu w'inshuti yanjye witwa Emile twahuriye i Bujumbura n'uwitwa Bosco, nibo bagiye kumushaka, banyatse ifoto gusa baragenda bashakira pasiporo ibuvira hariya, nta nubwo namenye n'amazina bari bunyite. Ngiye kuba nsanga ngo witwa Masumbuko Rubara. Masumbuko Rubara yambaye kurimenyera cyane kuko burya izina ritari ryawe bigoye cyane uko byatugendekeye. Ariko byatumye byibura tuyisohokera mu Burundi, nkajya muri Kenya, nkaza muri Bugande. ubwo wakomeje gukora n'ubundi? Nakomeje gukora, ucuruza n'ubundi imyenda n'ibindi. icyo gihe ibintu byacu byose byasigaye aha ngaha. Maze gusigara n'aha ngaha haza kubaho cyo kuvuga ngo ibintu by'ibyitso by'inyenzi ngo nibagurisha amafaranga azajya bayohereza mu nyenzi. Leta y'u Rwanda icyo gihe yemeza kubifatira. Ntabwo ari ibyanjye byonyine, bafatira ibyawe twese, abari barahunze twese. Kubinyerekeye ibyanjye nafite amadepo abiri, imwe hano mu mujyi, indi hano ku Muhima. Bazifatira itariki 15 z'ukwezi kwa 10, bavanamo nari nasizemo, bambwira ngo ibintu kugeza mu maboko ya leta. Aho ngaho mu buhunzi rero burya Imana iba hose. Aho twasimbutse gato muri za 87 n'8 nari maze kugira udufaranga, none amafaranga atuma nanjye ni-importera caguwa zanjye. Ubu tutagiye guca ku bandi bantu. Noneho icyo gihe abantu twakoranaga icyo gihe baza kumenya akaga nagize ko ibintu byacu babitwaye byose. Ndetse umuhinde mwene wabo wabaga hano mu Rwanda witwa Rwako arambwira tuzi ibyago umucuti wa Paul yagize, ati ibintu byose babitwaye. None uwo muhinde wabaga mu London arambwira atari kwa ikintu ntaramenya, ati ntabwo naramenya ko Paul atari abanyarwanda burya, ati bambwiye ngo ko atari abanyarwanda. Umuhinde avuga ati n'abanyarwanda, ati nuko bagize akarengane kabo, ariko n'abanyarwanda rwose ndabizi. Ati noneho rero ati uzamunshakire. Ndashimira umugabo na bugingo n'ubu ngubu rwose. Uwo mugabo icyo gihe ndi Burundi aranshakisha, maze kunshakisha antumaho, maze kuntumaho arambwira ati nagize ibyago wagize, ati nuba libre, maze kubona ibyangombwa bituma usohoka muri icyo gihugu, tuzahurire muri Kenya tuganire. Njya muri Kenya ngiye kuri invitation ye, ngezeyo arambwira ati rero ati Paul tumenye ibyago wagize, ati ibyo wakoraga mu Rwanda n'ubundi nagira ngo ngufurunisa kontineri 5 nzakujya nkomeza nziguhe. Icya mbere ni uko wowe uzajya ucuruza ukaza ukanyishyura. Niko byagenze, yaramfashije cyane, bikomeye cyane. Yego, urakomeza uracuruza. Igihugu kimaze kubohorwa, jenoside yakorewe abatutsi ihagaritswe, ugaruka mu Rwanda. Urugendo ho rwakomereje kuki noneho ugarutse mu Rwanda? Tugarutse mu Rwanda icyo gihe nari maze kubona amafaranga, kuko muri Kenya imyaka 4 twahabaye, twahagiriye ibihe byiza. Tugeze mu Rwanda ikintu cya mbere nakoze, nabanje gukodesha aho gucururiza hariya muri quartier Mateus hariya. Mpabonye nkakodesha, ariko icyo gihe nza kumva yuko hari ahantu y'Icyamunara bagurisha. Icyo gihe mbirwirwa n'umuntu wo muri banke, arambwira ati Paul, ati ko iriya mwaye yuko nawe wagira inzu muri Kigali
ko hari inzu tuzagurisha waziguriye ngo bagurisha amazane ndabyibuka icyo gihe sinire nyavuga ariko yose iyo naguze aho naguze na hari parcelle y'inobote nkagura mu Cyamunara itariki ya mbere z'ukwa gatandatu 1997 nwango unagarutse wakomeje gucuruza imyenda n'ubundi ntabwo ari imyenda gusa ariko nacuruje byinshi nigeze kubona representa wa byeri zitwa Holstein abantu bakundaga cyane byeri z'indage n'ibindi bintu byose n'ibintu byo mu maduka byose ntabwo nagumye muri caguwa gusa agiye mu bindi byose amasukari ari imyunyu amaplastike ari buri kintu cyose. Perezida Paul Kagame yatashye ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa mbere umwaka w'2000 nibwo mwayitashye ku mugaragaro, nibwo yaje kuyifungura ku mugaragaro. Ibi byari bivuze iki kuri wowe, biracyavuze iki kuri wowe uyu munsi? Ni ibintu byiza cyane kuba umukuru w'igihugu yemera umwanya muke agira akemera akaza kugura inyubako y'umuntu ku giti cye, ariko icyo gihe nabaye hanze nkabona uko ahandi bubaka amazu nkagira ishyaka ry'uko nanjye iyo nzu yaba mu gihugu cyacu. Icyo gihe ndabyibuka nibwo nashatse umu architecte n'ubu aracyariho hitwa Mirenza bamwita, ndamubwira nti iki kibanza wamfasha tukavanamo iki? Aravuga ati ese ko ufite amafaranga? Aha mfite nibyo rero mu watse nayabona, ariko ikindi dufite igihugu noneho banki yananguriza. Kubera icyo gihe nari maze kuvugana na deje wa BCDI ambwiye ati weza na dosiye we umu architecte yankorera plan nkorera n'ibyo bizatwara bijyana muri banki baprova ko ngira ko tupare yanjye uruhande rwanjye, kuko nta banki ishobora guha amafaranga from zero, nawe ugira byibura nka 40% yabaheraho urubaka bagera yenda nko muri kimwe cya hagati aho ngaho bakabona harahugejeje banki kazi igutabara harahugejeje. Icyo gihe rero naje gukora na banki BCDI ni nayo twatangiranye, ariko naje kurangiza ndi muri beka. Inzozi zawe uzigezeho mwabonaga hanze, inyubako yuzuye mu mujyi wa Kigali iranataha cyane rwose. Ni ibintu byiza ko ubundi byo tubona hanze ni nabyo mukuru w'igihugu adushishikariza. Yigeze kugira igihe cyo kujya kutujyana mu bihugu byose, mu Bushinwa, za Hong Kong, za ati murebe ati n'urugendo shuri. Icyiza rero icyiza wakopera cyiza ufite ubushobozi wagikopera hanze ukizana iwanyu, ariko icyiza kiriho kinshimisha ubu ngubu natangiye kubaka ari building bigaragara ibirahure, ariko icyiza kiriho building zabaye nyinshi kandi ifuza ko zakongera zikaba nyinshi kandi so kuvuga ngo building ni izaba n'aba amafaranga ahoraho nawe uzavuka bazayagira. Hari igihe abantu bibeshya ngo amafaranga ngo uzayaragwa no kwaso, reka da aho ngaho no kwibeshya. Hari n'igihe ahubwo abo ngabo bayaragwa n'imiryango aribo yapfuje ubusa kuruta umwana wiviriye mu cyaro akaza agakorera ye agatangira buke akorera ibye agatera imbere. Ahubwo ko inyubako zimaze kuba nyinshi uteganya kongeramo indi noneho nawe yo ku rundi rwego? Rwose ahubwo n'ubu nuko naje nabyiteguye, n'ubu rwose procedure ziri mu mujyi wa Kigali. Hari indi projet nifite nshaka kubaka. Nongeye nibutse abatwumva ko turi mwanya w'umutumirwa w'umunsi turi kuganira n'umucuruzi Paul Ruhamyambuga, akaba na perezida w'icyubahiro w'ikipe ya Rayon Sport. Muri abacuruzi mwageze kuri byinshi binyuze mu kwikorera. Uyu munsi hari urubyiruko rw'Abanyarwanda rufite inyota narwo yo kwikorera, kuko banabishishikarizwa n'igihugu kibasaba kwikorera kugira ngo bihangire imirimo. Mu by'ukuri ubona ari iki bakwiye kwitaho muri kuguhanga imirimo? Inama mubona zabafasha mushingiye ku bunararibonye bwanyu ni izihe? Ubu ngubu leta, urubyiruko rwo rufite amahirwe akomeye cyane biciye muri gahunda za leta, kuko leta bicishije muri private sector, bicishije muri Ministeri ya Commerce yakangurira abantu cyane
kwiga n'imyuga. Kwiga imyuga nicyo kintu cya mbere kizazamura urubyiruko rwacu, kuko nk'ubu ngubu iyo ugiye nko muri ano masoro muri free zone usanga abanyamahanga baza gukora akazi byibura n'abana b'abanyarwanda bagakoze. Nk'ubu ngubu hari byo kwigisha imyuga, mbona aricyo kintu cya mbere kizazamura urubyiruko rwacu. Tuvuge nk'ubu iyo ugiye kureba ukareba nko ku mihanda ugasanga umuhanda yenda upatanwa n'Abashinwa, usanga ari Abashinwa babiri gusa, ahandi bakoresha Abanyarwanda. Abana bacu rero nibige uko, ntibashake ko uwo Mushinwa yabaye akazi kubahemba gusa, ahubwo banamurebe ku jisho barebe uko abikora. Niyo waba utafite lisansi ariko uburyo warebye uko abikora, amaherezo nawe uzabikora, kuko ntabwo babikora nijoro, babikoresha ku manywa. Iyo bigeze kuri iki cyo kwikorera, haravuga ko imbogamizi ikomeye ari igishoro. Abandi bati igishoro ntabwo cyagakwiye kuba imbogamizi. Mwe mubibona mute? Igishoro byo ni ngombwa, cyo kigoye urubyiruko, ibyo birumvikana. Ariko njye numva hari amabanki amwe n'amwe aguriza abagore, aguriza n'urubyiruko umushinga wa mwana wize akagira umushinga mwiza. Njye numva hari imishinga batera inkunga. Turi kugenda tugana ku musozo. Uri umuyobozi w'icyubahiro w'ikipe ya Rayon Sport. Iyi kipe mwatangiye kwikunda ryari? Umva, iyi kipe navutse nisanga nyirimo. Iwacu ni Nyanza. Icyo gihe ndabyibuka si nko muri za 1998 na Rayon Sport narero ko ndabyibuka. Iyo twabaga turagiye inka, tukumvikanaga n'abana tukumvikana ko mwazasigarana inka, abandi bakajya kureba umupira. Tukajya kureba umupira Nyanza. Icyo gihe nta n'amafaranga twabaga dufite, bari abana burira ibiti ukareba umupira buri giti, ukareba Rayon Sport ya kera irimo abakinnyi ba kera. Hari nabo banayishinze buriya abitwa bafata ikaramu, buriya bari mu bantu bashinze Rayon Sport nyuma muri 1964 ariko 1964 cyangwa 1963 bayizura, kubera ko ubundi mbere hariho ikipe y'umwami Mutara yari hari imbere, ariko ibibazo byabayeho. Icyo gihe ikipe y'umwami yitwa Marigura ivaho, maze kuvaho icyo gihe Nyanza haza kubaho gucura umwijima. Icyo gihe muri za 19 sinibuka neza ariko mbirebye muri stata nabibona, niho icyo gihe hari umupadiri wabaga Nyanza yitwa Shanwan. Icyo gihe navuze ati Nyanza kameme iri foko hongera kubuja, nibwo bashinze Rayon Sport. Rayon Sport nyize nko muri za 72 aho ngaho. Rayon Sport n'ubuzima bwanjye, n'ubuzima bwawe cyane rwose. Ni ikipe ariko ikunda kurangwa n'ibibazo, ihora ivugwamo ibibazo umunsi ku wundi. Mu by'ukuri mubona ibibazo bihora bivugwa muri Rayon Sport biterwa n'iki? Burya ikintu cy'abantu benshi kiba kigoye kukijera. Rayon Sport kuyijera yaraje nyobeye kinini cyane, n'igihe nagenda manda yanjye yarangira akajyaho abandi bikabananira, nkagaruka bikagiye gutyo. Na n'ubu ngubu rero niyo nshingano dufite, ntabwo Rayon Sport tuzayituma ijya mu muhanda, ariko ibibazo ibintu by'abantu benshi. Ariko kugeza ubu ngubu tumaze kubishyira ku murongo, buriya hanini cyane. Hari abantu urebye akenshi baba bashakamo inyungu zabo, kandi ubundi Rayon Sport ubundi ni umuryango mugari, ni umuryango wakwitunga. Ibintu bigiye ku murongo kandi twizera neza ko bizajya ku murongo. Turi mu nzira nziza yo kubikora. Ni ikibazo cy'inyungu abantu bashaka mu babo, baranayikunda. Ni ukuvuga ngo hari uyikunda bikarenga, akagezaho rwose yumva n'akantu kabaye atakagize mu ruhare, akumva ko buri kantu kose kabaye akagira mu ruhare. Kandi Rayon Sport igira abantu benshi, aho nakwita abanyamujyi benshi cyane, kandi bari barayikunda. Nabo ngabo n'ibibazo bivukamo, ntugire ngo bivukamo bayikunda. Nta kindi abantu hose bapfa urukundo rwa Rayon Sport. Bivugwa ko hari benshi yakijije. Mu by'ukuri Rayon Sport mu gihe cyose uyimazemo, hari icyo yakwinjirije cyangwa ahubwo yaragukamuye? Rayon Sport niyo yagira icyo intwara ariko igatsinda, kuko ubundi Rayon Sport ubundi twe dushyiramo amafaranga
kuba nabo mu buyobozi bwa Rayon Sport kuva 2004 tugitahuka ntabwo ndagira na rimwe nkura n'amafaranga y'ikipe. Amafaranga y'ikipe twari systeme ya management, ahubwo amafaranga akabura, yamara kubura tugasubira inyuma bati abafana bibe namwongere mushyiremo yandi ibibazo bikemuke. Muteganya gukora iki ku buryo ibi bibazo bizashira burundu, Rayon Sport ikaba ikipe iraho, umutungo wayo ucunzwe neza, ari ikipe itumvikanamo ibibazo hagati y'abanyamuryango bayo, ku buryo izaba ari ikipe rwose ushobora kumara igihe wumva ituje? Nibyo turimo twubaka, kuko nibyo nabwira ko ibintu by'abantu benshi bigoye cyane, kandi iyo ugiye kureba ukabona umuntu agira atya guhamagara ari Nyamagabe, undi akaguhamagara ari Rusizi ati ikipe yacu murayishe, undi akaguhamagara ari Ngororero. Ni ukuvuga ngo tujera ibintu bimwe abantu benshi cyane, kuko kujera Rayon Sport ni akazi gakomeye cyane, kandi Rayon Sport abafana bayo bayishaka yatsinze, nibyo gutsindwa no, kandi ntibemera yuko na za Arsenal ziratsindwa na za Mani ziratsindwa, ariko natwe ntabwo twasize twavuga ubundi inshingano yacu ni ugutsinda. N'indirimbo turirimba uzumva muri wa bundi tukabyumva uhore abarivuga ngo Rayon Sport nguzende kudutera agahinda, buriya niko bariyo tumeze, ariko petit à petit bizagenda birangira, kuko dutangiye kubaka umurongo mwiza wa ekipe, ko ubu ngubu dusigaye tugeze aho tumenya abafana binjiye ku kibuga umunsi. Tunatangaza abanyarwanda bose amafaranga yabonetse ku bibuga dufashijwe na kampani yitwa Centrica. Ni ukuvuga ngo buri muntu wese itike aguze ayishyira ku kamashini kakayaregisitara, tukamenya neza n'abantu bari muri stade, uretse abayinvite, uretse n'abanyamakuru, ariko ubundi abandi bantu ariko nabo turabamenya, kubera ko abayinvite nitwe tuba twatumiye, n'abanyamakuru nitwe tuba twatumiye, tuba tubazi. Ubu kugeza ngubu ntabwo bikigoye cyane kumenya. Kera abo bavuga ngo tugereranije ngo haba harimo nk'ibihumbi nka 20, ariko ubu ngubu twaperesa tukavuga tuti harimo abantu 22,220 n'abangaye. Mubona byaraciye amanyanga? Byaraciye uretse yuko harimo nk'umuntu warangara ntibayikozeho akamashini yenda kongera akayisubiza inyuma, ariko undi tike yaciye mu kamashini ntabwo ushobora gusubira inyuma gucuruzwa, ntushobora kwicuza inyuma mu gihe kuri ka kamashini kongera kayakira. Abakinnyi bakiniye ekipe n'abayikinira kugaho kwikinira ari igitutu gikomeye cyane. Kwiyobora byo ni ibintu wumva bimeze bite ukurikije experience bagize muri ekipe? Abakinnyi barabizi, n'abakinnyi ejo bundi twavanye baje bavuye muri APR, twaje tunabiganira n'ejo bundi n'abandi bose. Abakinnyi igitutu bagira n'uriya murindi w'abafana, nawe reba abantu bakuri hejuru na ziriya ngoma ukabatera agahinda. Ikindi rero ku buyobozi, ntakubeshye Rayon Sport ishobora gutsindwa nkarara ntariye rwose agahinda kakanyisha rwose, ariko itsinzwe mu buryo kuko ugomba kuba umusportif. Hari igihe umuntu agutsinda igitego ukabona ko iki gitego utsinze ko kiri mu buhanga, ibyo nabyemera, ariko hari n'igihe utsindwa bigaragara ko harimo nefiya, uburangare nibwo budutera ibibazo bya buri gihe. Hari abajya bavuga ko ngo kugira ngo ibibazo bikemuke muri Rayon Sport yagakwiye gushyirwa ku isoko ry'imari n'imigabane, naho abakunzi babo bakagiramo imigabane inabinjiriza muri rusange. Iki mujya mugitekerezaho? Iki twagitekerejeho, ariko buriya bundi Rayon Sport ntagira ibibazo wayigura nande. Urumva abafundateri bayo abasinye ku makontra ya stati z'icyo gihe, uretse ko hari abandi bigize gukora stati nazo zishekeje ngo bakoreye Kicukiro, nabo baranibeshya bavuga ngo Rayon Sport ngo yavutse bari mu 2007. Noneho ubundi rero bene ikipe muri kontra iriho bavuga ko ari amateka. Ntabwo rero turaba professionnel, ikintu cya amateka rero ntabwo kigurishwa, kandi natwe buriya na Ferwafa ikwiye kugeraho ikumva amakipe amwe n'amwe akomeye n'umutwaro afite, ko amakipe ugasanga Rayon Sport inganyijwe
na Gicumbi cyangwa niba Gicumbi iri mu cyiciro cya mbere ugasanga Rayon Sport inganyijwe n'ikipe mu cyiciro cya kabiri ugasanga vote mu gutora bikangana. Ikindi nka Ferwafa ikwiye kureka amakipe amwe nanga bishoboye akava muri amateka akaba professionnel, aho niho wajya kuri ya ntambwe yo kuzagurisha. Iki gihe kimwe amateka rero ntabwo bikunda. Yo mu be propose Ferwafa ibifatite Ferwafa byo nicyo ni ikintu kimaze igihe kiri muri Ferwafa yabishyize mu kabati rwose, kuko ni ukuvuga ngo buriya nk'amakipe y'i Burayi ujya mubibona amakipe ameze nk'aho yigenga, ikipe ikaba ngaho. None se tuvuge nk'ubu ngubu Ferwafa izi ko tuvuge nka Rayon Sport bari nk'ubugira mwemba izi yuko umutungo utunze Rayon Sport ari abafana, ugasanga Ferwafa izirishya iti kuko ubundi gupanga match mwabonye kunabyumvikana, ugasanga Rayon Sport bayikubise match kuwa kabiri ngo zajye gukina na ETSL, kandi bazi yuko amafaranga ahemba abakinnyi ba Rayon Sport na staff ya Rayon Sport ava mu bafana. Nose umufana azaseka akazi ari mardi ajye kuri umupira ku Gisenyi. Nicyo kintu cya mbere twasabye Ferwafa, kuko twebwe nta budget y'akarere tugira, nta budget ya ministeri dufite, dutunzwe n'abakunzi b'ikipe yacu. Nanashimira cyane bitanga bakavunika bakanyagirwa mu mvura ku zuba kubera urukundo bakunda ikipe yabo, ariko badufashije match bakajya badushyira bakadufasha match bakadushyira vendredi bakadushyira samedi bakadushyira dimanche, kandi byanakunda, kandi nabo ubwabo bakunguka. Ferwafa nabo ubwabo bakunguka kuko amafaranga batwaraho nayo yakwiyongera. Icyo gihe nibwo natwe byadufasha muri Rayon Sport. Yego, dusoza, iyo mubonye umwanya wo kuruhuka usibye kureba imikino niki kibafasha kuruhuka? Ubundi busanzwe iyo mbishoboye nkora marshe byibura kabiri mu cyumweru cyangwa gatatu. Nicyo kintu cya mbere nkunda. Ubundi iyo gushaka kujya gukina tennis ariko ugasanga imyaka igiye kandi bisaba akagufu, ariko nkunda ashaka kujya kwiyandikisha muri golf, nkajya gukina golf. Ni iki munywa mu buzima busanzwe umuntu yabakiriye rwose icyo kunywa kitabura ku meza? Ni iki? Ose ntituvugana kuri izuba ntubireba? Umuntu wanya mu gahenikane gakonje biba bisaba. Amafunguro atabura ku meza yawe n'ayahe? Nkunda imyumbati cyane n'ibishyimbo. Filime cyangwa umuziki? No, izo ntabwo ari domene zanjye. Domene yanjye ni football. Iyo mpugutse ndi mu rugo rwose no mu cyumba mfitemo televiziyo ku buryo mba ndeba match zose. Hanze y'u Rwanda mufana ihe ekipe? Barca. Ndabashimira ku kiganiro muduhaye. Niba hari inama mushobora kugira urubyiruko mwayisorezaho? Inama nagira urubyiruko inakomeye cyane, mbona ari inama na nyakubahwa umukuru w'igihugu w'ejo yarabivuze, bana bacu urubyiruko rwacu rwose muve mu biyobyabwenge rwose, ntabwo muzatera imbere munywa ibiyobyabwenge. Ni cyo kintu cya nyuma kibi. Abana barananiranye, abana bashaka kwica ababyeyi kubera nta kindi kubera itabi. Niyo nama ya nyuma ku rubyiruko ntibashobora kureka ibiyobyabwenge. Niba umufundi by'iterambere, ubu umufundi ukareba mu masoko yubaka, ngiye nk'uhe urugero rumwe, ntagira kubaka city plaza ngaha, abo twatangiranye ari abayede babaye abafundi, abo twatangiranye ubu ngubu bamwe bashakira ibiraka bakajya kubaka ahandi hantu, kubaka amakaro. Abo twatangiranye ari ba Rudogo n'abaporombiye bakuru. Nta murimo mutoya kunywa ibiyobyabwenge ntacyo bizabamarira. Arakoze cyane umutumirwa wacu w'umunsi. Nk'uko mwabyumvise twaganiraga na bwana Paul Ruhamyambuga, akaba ari umucuruzi wimazemo igihe, ni nawe nyiri City Plaza, hanyuma kandi n'umuyobozi w'icyubahiro w'ikipe ya Rayon Sport. Ni ikipe yakunze kuva akiri muto, yabereye perezida mu bihe bitandukanye, ubu akaba nyine ari perezida wayo w'icyubahiro. Niwe twaganiraga, nizere ko ari byinshi mwashe gukura mu kiganiro twagiranye na